Reka mbashimira abakunzi ba Nkwakuzi TV mbifurize kuzagira umwaka wa 2025 mwiza, abo 2024 itagendekeye neza mwihangane, ariko nanone 2025 ni umwaka mushya ariko nawe mushya, umwaka mushya utarimo wowe mushya, egare yuko ubwo bukiri muri wa mwaka washize. Niho hahandi mujya mubona umuntu yishimira kuri bonane, abantu bakishimira ibyo bagezeho, abandi ugasanga bari kwishimira ibyo batagezeho. Rimwe na rimwe bagiye gufata amadeni, bagiye gufata inguzanyo kugira ngo babashe kugendana n'abandi, kugira ngo bishimane n'abandi. Impamvu nuko baba barinjiye muri uwo mwaka barangije, ari umwaka mushya ariko bo atari bashya. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri bimwe mu bintu byadufasha kugira ngo tubashe kubaho neza, tuzabashe kugira umwaka w'amahirwe. 2025 umwaka w'amahirwe, ni umwaka w'umugisha, uzakubereye umwaka w'umugisha kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Kimwe mu bintu rero bishobora kudufasha nuko tugomba kugira ingamba nshyashya dufata muri 2025, twinjirana muri 2025. Ukwezi kwa mbere Mutarama ukaba urufunguzo, uburyo uri bwitware mu ntangiriro z'umwaka nibyo bizaguha uko uzawusoza. Nutangira nabi menye kuzasoza nabi. Rero birasaba ingamba nshyashya kandi ingamba nziza. Ndagira ngo tuganire ku kijyanye na social media. Social media uburyo tuzikoreshamo ni bimwe mu bintu bishobora kuzatuma ubaho neza, kandi ni mu bintu bishobora kuzatuma ubaho nabi. Social media imaze kugira imbaraga cyane mu buzima bwa muntu, bw'ikiremwa muntu. Nta hantu hariho kuzikwepera, nta hantu hahari ko kuzirengagiza, kuko nanone udakoranye n'ikoranabuhanga, utagendanye n'ikoranabuhanga urasigara. Ariko nanone nugendana n'ikoranabuhanga nabi rirakwangiza, handi ushobora gukora amakosa ashobora gutuma ubuzima bwawe bwose bwangirika, ubuzima bwawe bugahinduka zero. Kuri bamwe imbuga nkoranyambaga cyangwa se ikoranabuhanga ni kimwe mu bitiyura ubwonko bw'abantu, butuma abantu bahinduka ibishushungwe, hahandi umuntu abaho nk'igipupe kandi yari umuntu. Urugero rworoshye, mbere imbuga nkoranyambaga zitaraza, uburyo abantu bakoraga bamwe na bamwe bwaragabanutse. Aho kugira ngo utere imbere wateye inyuma, aho kugira ngo ube umuhanga, aho kugira ngo ube imbuga nkoranyambaga muri bino bihugu byacu zafasha abantu zibahindura ibicucu. Abantu bamwe babaye ibicucu. Nawe uraza kumva, ndaza kugenda mbaha ingero, uraza kutubwira cyangwa se uraza kumva hari abantu bamwe na bamwe uzi, ukurikije imyitwarire yabo ureba ukabona ni ibicucu. Ariko hari n'abandi imbuga nkoranyambaga cyangwa se ikoranabuhanga ryagize abanyabwenge. Umuntu ikoranabuhanga ryagize umunyabwenge ninde? Ni umuntu wabashije kuribyaza umusaruro, akarikoresha yunguka mu nyungu, akabikoresha mu iterambere rimufasha gutera imbere. Noneho hari n'abandi rifasha gutera inyuma. Urugero, ugura interinete y'ibihumbi 7 yo ukabyuka, iyo interinete ikintu iri bugufashe ni ukukumarira amasaha y'umunsi. Tuwe urugero, twese tuvuka dufite amasaha angana, dufite amahirwe y'amasaha angana. Imana iduha amasaha angana. Umunsi ugira amasaha 12. Muri make wowe ukoresha amasaha angahe mu buzima bwawe? Aho itushyiraho akabazo. Nge ndabajije ariko nawe uhita wibaza, ukoresha amasaha angahe mu bintu bigufitiye inyungu? Waguze internet y'ibihumbi 10, abandi bagura ibihumbi 5, abandi bagura ibihumbi 3 ku kwezi. Ugasanga ufite giga ku munsi cyangwa giga 2 cyangwa se unlimited. Ikintu iri bugufashe kuri bamwe ni ukugabanyiriza amasaha
y'umunsi wakoraga. Urugero, niba ubyuka ugakanguka saa 12, saa 12 ugafata iminota 30 yo gusenga, kubemera Imana, kubashima Imana ko baramutse, ukaragiza umunsi wawe Uwiteka. Noneho undi arabyuka afate telefone arebe abantu bamwandikiye, ugiye gusubiza abantu, amagurupe, abantu ku giti cyabo, abakozi bawe uramutse ute, abakubwira amatiku, ugiye mu matiku, paka saa 2. Saa 2 uracyari kuri WhatsApp, unyarukiye kuri stati, jugu, isaha irashize, TikTok yarabiciye biracika, jugu, saa 4. Uri umuntu urengeje imyaka 15. Umuntu urengeje imyaka 15, amasaha yawe ya mbere, buri muntu ugikanguka aba afite imbaraga, ubwonko buba bukiri buzima, ubwonko buba butarananirwa, ubwonko buba bugifite imbaraga zo gutekereza. Wowe noneho amasaha yawe 3 ya mbere uyamaze uri mu matiku yo kuri telefone, uri kureba abatukana kuri TikTok, urakubita ugahita wirukira mu kujya gusoma comment. Mu by'ukuri nta kintu ibi bintu biri kukwinjiriza. Cyambere bigutwaye megabyte waguze amafaranga z'ubuntu, bigutwaye umwanya wakabaye ukoramo ibintu byawe, amasaha yawe ya mbere yo gutekereza icyo uri bukore uwo munsi, wo gushyira umunsi wawe ku murongo, kwibaza ngo guhera size nizi ndajya muri ibi, ndakora ibi n'ibi, noneho binatuma ujya ku kazi wananiwe, kuko amasaha yawe ya mbere wayakoresheje mu bintu bidafite umumaro, mu bintu bitari kukugirira umumaro habe namba. Ibyo ni ibintu udakwiye kwimukana ngo uzane muri 2025. Kubaho nta mumaro, nta bitekerezo bizima biri bugufashe. Social media ikintu ziri gufasha abantu benshi, ubwo turi mu bihombo social media ziteza abantu. Ndi kukwereka uburyo ukoresha social media nabi bishobora kugutera ibihombo by'igihe kirekire. Hanyuma ushiduka wanagiye kuvugiraho ibintu bitaguhesheje icyubahiro, ibintu bishobora gutuma tugufata nk'umuntu utari umuntu. Social media zatumye abantu babaho nk'inzanga. Kubaho nk'inzanga gute rero? Nuko utamenya ibyo uvuga, nuko utamenya ibyo ukwiriye kuvuga. Bamwe nsigaye mbona abantu b'ababyeyi, umuntu wabyaye, umuntu ufite abana, arimo ugatukana kuri social media, kuri TikTok. Ni ukuvuga ngo zamaze kuguhindura igipupe, igicucu. Ubwonko zarabwogeje, none wowe usigaye uri igikoresho. Ni ukuvuga ngo nimba ujya kuri social media ugiye gutukana, ugiye kureba abatukana, umwanya wawe ugafata isaha yose, nta kintu kizima, nta n'umwenda wifuriye wo kwambara, ukamara isaha yose nta muntu uhamagaye mwaganira ibintu bifite umumaro, ukamara isaha yose uri guhindaguranya imbuga nkoranyambaga. Singututse ariko wiyumve kuri igicupa. Noneho social media zigeze ku rwego zateruye abantu, zituma basigaye babaho mu buzima butari ubwabo. Abantu benshi babaye mu buzima butari ubwabo, ubuzima babona uko ubona abantu babaye ugashaka kubaho nkabo, ariko barakubeshya, ntago ariko babayeho. Ni ukuvuga ngo social media zituma ejo mperutse kubona ikigero cya Minisiteri y'Ubuzima bavuga ko urubyiruko 40.3% bafite n'ibice 5 bamaze bafite depression. Ni iyihe mpamvu? Ni ukubera ibintu birirwa babona bitari byo, ibintu babona bitari byo bitabaho, ubuzima berekwa butariho. Buriya izi mbuga nkoranyambaga ahantu zakomotse, muri bariya benezo abazungu, ni abahanga n'abanyabwenge, bazikoze kugira ngo baducuruze, kugira ngo bacuruze, kugira ngo bafate igihe cyacu bakigure, twe tugurisha igihe cyacu. Twebwe nabo dufite amasaha angana. Imana yaduhaye amahirwe kugira
amasaha angana, dufite ubwonko buzima, ariko noneho bo barateguye baragenda bajya hari abashutinga ubuzima babayemo, rimwe na rimwe atari bwo babayemo, barabutwereka. Natwe nk'abantu nyine twasamira ibije byose tukagutomera, turakira, turashaka kubaho muri ubwo buzima tudafite. Barakoze, bakoresheje imbaraga, kandi nyanganira n'abantu bariyo bagira igihe cyo gukora amasaha amezi 6 yose bari mu kazi, adafite umwanya wo gupfusha ubusa. Noneho yarangiza y'amezi agafata andi mezi angahe 2 cyangwa 3 yo kuruhuka. Yo kuruhuka, yararushye, yakoresheje imitsi yendaga guturika, amaboko yarakoze cyane. Noneho y'amezi rero yo kuruhuka niho usanga ari ku mucanga, niho usanga ari muri hoteli nziza, niho ushobora kumusanga yagiye mu miziki, mu bitaramo, arimo kuruhura ubwonko. Wararuhuka, yarakoze, ariko warashaka kuruhuka utakoze. Kubera iki? Ibyo yakoze arashaka ko wirirwa ubireba. Cyangwa se we kuri social media arahacururiza, kugira ngo rero uzabe umukiriya we, umufana we wo guhora kuri kumbuga nkoranyambaga yashinze, nuko azakwereka ibintu bidahari, ukajya uhora uje kubireba binogeye amaso yawe. Wowe uraza gushiduka nta bwonko buzima ugifite, umutima njya mbibona aho ushobora gusanga umuntu ashobora kubura ariko ntabure megabyte, kandi megabyte nta kintu azicuruzamo, nta kintu zimwinjiriza. Nizo kugira gute? Nizo kumubugenza gusa, nizo kumumarira igihe. Ahubwo ugasanga turahora turira ngo ubukene. Amahirwe Imana yaguhaye wowe nduriya mukire ko munganya amahirwe, mukamufite umunsi ufite amasaha 12, we aye yayakoresheje neza, ayawe wayakoresheje wiruga ureba ibyo yakoze gusa, kandi ntabwo uri kubireba wiga. Ntabwo uri kubireba wiga. Ndacyari mu ngaruka, ndacyari mu bintu bishobora gutuma udatera imbere kubera social media. Nababwiye ko hari n'uburyo ushobora kuzikoresha bwiza kandi nanone ugatera imbere. Aho tugeze aho umuntu ashobora kureba mugenzi we bakoranaga, cyangwa se bari babayeho mu buzima bumwe, bo wagize amahirwe, zo social media amenye uburyo azikoresha ku rwego. Reka mbiheho urugero, ndi umu MC. Ejo umuntu azamikira ka muri Marriott, mu bukwe bwabereye muri Marriott, ningera nzajya kuri piscine nifotoze, nzafata agacyayi nifotoze ndi kunywera agacyayi kuri piscine, nzajya kuri buffet itondetse neza nifotore, mujya mubibona. Njyemba ndi gucuruza, ndashaka ko mubona urwego ngezeho, mukampa amafaranga, mukampa akazi, mukabona ko ndi umuyemusi mwiza w'umuhanga ukorera ahantu heza hasobanutse. Wowe n'ubu ufite ibirori uzampamagara. Hanyuma umuntu duturanye, niba ndi umupapa ufite umuryango, ntazareba avuga ngo ariko ngo ko atandusha kwinjiza amafaranga menshi, uko mbona ari njye ubayeho neza, gute asohokera Marriott njye ntarahasohokera? My friend, ntabwo njye nishyuye, ahubwo banyishyuye kugira ngo njyeyo. Wowe kugira ngo ujye kunywera y'icyayi, uranywa icyayi cy'ibihumbi 10, bituba ngo nawe ukeneye ifoto yaho hantu. Ikiguzi cyayo ni ibihumbi 10, ikiguzi cy'iyo foto. Hanyuma wowe social media ziragushutse, urashaka kujya honge. Tujye tubona ubuzima abasitari babayemo, bakadushuka, bakatwereka uburyo yifotoreza kuri Rwanda Air, wenda yasinye amasezerano Rwanda Air kuyamamaza. Hanyuma we wasaze kuko muturanye atakurusha kuba mu nzu nziza, kubera ko muturanye atakurusha, kubera ko mwakuriye ahantu hamwe, birakora nanjye nabikora. Abantu babayeho mu buzima butari ubwabo bw'ikinyoma. Buriya bari abahanzi mubona, buriya buzima batwereka rimwe n'imwe hari usanga atari bwo babayemo. Uretse kumva umuntu arira avuga ati ngenda ngasinya kontra ya $300,000. Muri $300,000 mu agent wanjye manager arahita aryamwo
100. hari abanyamakuru baraza kuza kudufasha gupromotinga kugira ngo iyo company yampaye akazi nyine yamamare. Baraza bo ubwabo nimba ari abanyamakuru 10, miliyoni 100 zindi ziragiye, asigaranye 100. hanyuma izo ngizi 100 nazo barita bagutegeka ko utagomba kongera gutega moto, ugomba kugenda mu modoka. Ugiye kuguramo imodoka, izanywa essence, izagira gute? Mu by'ukuri ubwo buzima wowe ugaragara nk'uwapatanye miliyoni 300, ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga asigaranye miliyoni zitarenze 30, kandi bamushyize ku rwego atari bubashe kwivana. Nawe ni rwo rwego uri kwishyiraho igihe turi buze kukubona wagiye kugurira umwenda mu maduka ahenze aho ishati igura ibihumbi 30, kandi wajyaga kwigurira ishati ibihumbi 15 kuko wabonye runaka ari kugurira. Dufite abantu batwambika. Nuza kumbona muri Merci Decor nagiye gufatayo agakote ko kwambara, uzati ngo raduka ni ryo rigezweho, wiruka nawe ujye gushaka amaduka yambika abastari. Ngiye ntago nishyuye, banyambikiye ubuntu. Ndimo ndabereka ukuntu social media ibereka ibintu bitariho, mwarangiza mugasara mukagenda mukivana mu buzima bwanyu mukajya kubaho mu buzima bw'abandi bantu. Nshuti zanjye, twige kubaho ubuzima bwacu. 2025 mugabanye kuba muri social media zitabafitiye umumaro. Amasaha yawe nurangiza, kandi abenshi n'abantu basenga, warangiza ukirirwa imbere y'Imana urira ngo Imana ngo yanyimye umugisha. Iraguha umugisha gute? Ko ngiye yampaye amasaha 12 ngiye nkayakwa 10 nkayakoresha mu bintu biri buze kungirira umumaro, wowe amasaha yawe 10 ukayamara uhindaguranya imbuga nkoranyambaga, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose uri murinjirizaho aho ba nyirayo macano. Wowe nta kintu na kimwe uri kwinjiza. Ese uri kujya kuri channel, uri kujya kuri Nkwakuzi TV ngo wumve inama nziza, cyangwa ugiye kureba uko Yakamwana yatukanye na Ndimbati? Gutukana kwa Yakamwana na Ndimbati urinjiza miki? Gutukana kwa Nkwakuzi na DJ Kuru birakwinjiriza iki? Ariko ntushobora kujya kureba ibiganiro biri buze kugufasha ubwonko bwawe. Ni ikibazo gikomeye. Banyarwanda nshuti zanjye, reka dufate umwanzuro 2025 wo kuba mu bintu bidufitiye umumaro. Duhungure gutakaza amasaha yacu menshi y'imfabusa adafite ikintu azakwinjiriza na kimwe. Nibwo tuzagira umwaka wishya n'ihirwe. Urubyiruko rwinshi birwa barirangwa akazi karabuze ngo ubukene. Ariko se ufite iki mu mutwe? Amasaha 12 ufite y'umunsi yakoresha iki? Urashaka akazi ko gukora iki? Ni igiki ufite? Turi mu isi ya competition. Ni igiki uri kwigira kuri izi mbuga nkoranyambaga urazana ku isoko tukagushima? Ngo leta ngo nidufashe. Umaze ugiye ufata amasaha 3 ya buri munsi winjira ku mbuga nkoranyambaga, ubwo tugeze ku byiza byazo, winjira ku mbuga nkoranyambaga ugiye kwiga, nta kintu na kimwe kitaba kuri YouTube, nta kintu na kimwe kitaba kuri izi mbuga nkoranyambaga, ukajya kumva imbwirwaruhame z'abahanga bari bugufashe gutera imbere. Byibura ku munsi ugafata amasaha 2 yonyine arahagije. Mu mezi 2 uzaba umaze kuba umuhanga. Ibigo amakampani arwanira ushobora gutegura imbwirwaruhame ukazishyuza. Tujye twumva ba Patrice Lumumba bajyaga bagira imbwirwaruhame zikomeye. Sibo hano mu Rwanda dufite abantu b'abahanga bajya bakora ibiganiro by'ubwenge ushobora kumva bikaba byaku abantu benshi. Ushobora kwiga buri kintu cyose kuri domaine ku mpano yawe ufite. Ushobora kwiga ufasha amahugurwa, ukihugura. Izi mega ugura, izi megabyte ugura izikubere impfabusa.
ntizibe zo kwirirwa uvuga ubusa amafuti gusa. Wazavamo umuntu ukomeye, ukiga gukora ibiganiro nk'ibi ngibi, ukabicuruza nawe, ukabicuruza abandi bantu badafite umwanya wo kuza kwicara ku mbuga nkoranyambaga ngo bumve ibiganiro by'ubwenge byabafasha. Ubyutse mu gitondo ugafata ikaramu ukandika uko umunsi wawe uri bugende mbere yo kujya kuri WhatsApp, ugapangira amasaha. WhatsApp akaba ari imbuga nkoranyambaga, akaba ari igihe cya ruwazire cyo kuruhuka, ukayigenera igihe kitarenze isaha imwe. Wavamo umuhanga ukomeye. Twabona abantu b'abanyabwenge, imbuga nkoranyambaga zitwaye abantu bababeshye ko ngo uyu muntu yambukiye muri zebra crossing ngo ntago bamugonga. Ariko shareka mbabazi, buri imodoka igukubise ko yajya mu igaraje ukajya mu bitaro ubaye udapfuye, ko bagenda bagashyiramo indi pièce wowe ugira pièce. Nje kubona nkabona umuntu arimo arambika kuri muri kaburimbo, ariko kuri telefone. Polisi buri gihe hori tubwira, ariko imbuga nkoranyambaga zaradufashe zitugira ibintu by'ibikwangari biri aho ngaho, abantu batakitekereza. Nk'ukibona umuntu w'umugabo, tugeze ku rwego ujya mu rugo rw'umuntu kumusura, ugasura umuntu ukajya umuganiriza adahari kandi wamusuye. Ibintu birababaje. Tugeze ku rwego usanga umugore n'umugabo bicaye muri salo n'abana bakamara iminota 10 ntawe uvugisha undi. Can you imagine kwicara muri salo muri famille mukamara iminota 10 ntawe urabaza undi ngo se wiri gute mu kazi, tarabaza umwana ku ishuri byagenze gute. Buri wese muri telefone, abana muri telefone cyangwa muri laptop. Ubu buzima social media iri kutuzanira buratujyana mu marimbuka, mu kurimbuka kwawe. Wowe uteye utya, wowe uhagaze utya, ndagira ngo nkubwire ngo witegure ko mu bihe byawe biri imbere uri kubagara icyitwa ubutinde. Usigaye ujya muri biro y'umuntu yasabye akazi akababaye. Birambabaza cyane, birambabaza ku rwego ngiye kujya njya muri biro z'abantu nagusanga uri kuri telefone nkaza nkagushyira ahagaragara kuri kamera. Wajya kundega nkabigaragaza, nzajya mbafotora mutabizi. Aho usanga abantu bararira akazi, wowe uragafite. Umuntu aje kukwaka service ukamujijisha, uri mu mashini akagira ngo uri mu kazi, kumva uri gucata n'undi muntu arimo arakubwira ubutiko. Bashiki bacu nimwe mu bikunda cyane, ariko nsigaye mbona n'abasore n'abagabo nabo bamaze kuba addicted ku mbuga nkoranyambaga ku rwego babaye abantu b'intuza. Uragendana n'umuntu mu nzira murimo muganira, ugashiduka ari muri utamubaza ngo mvuze ngo iki, ngo bikubwire yakenge kagaruka ngo harya warumbwiye ngo iki. Menye kuri igicucu mu bindi, wowe nkurikiye mshaka mujye mvuga ngo nanjye ndatukana. Ariko nimba ubayeho ku rwego ushobora kugendana n'umuntu mu nzira akajya kubwira ngo, ukajya umubwira ukikiriza utazi ibintu akubwiye. Nimba uri ku rwego umushyitsi ashobora kugusura ukabura imbaraga zirambika telefone hasi. Nimba uri ku rwego ushobora kugendana n'umuntu mu nzira, usigaye ugenda mu modoka, umuntu akava hano akava Nyabugogo akagera i Muhanga yicaranye n'umuntu ataramubaza ngo amakuru. Ntabwo byabagaho. Niho abantu bakuraga inshuti, kugendana n'umuntu urugendo rw'isaha ataramubaza ngo witwa nde. Kubera iki? Ari muri telefone, nawe uri muri telefone. Kandi hari igihe uganira n'umuntu ugasanga service ugiye gushaka i Muhanga niwe uzishinzwe. Hari igihe uganira n'umuntu ugasanga muri service ukora mugenda mwibwirana, ugasanga yakubera umukiriya ariko muri telefone. Ubuzima bwa social media buhinduye abantu ibicucu ku rwego mu myaka iri imbere uzajya ubwira umuntu ngo afate 10 guteranyaho 10 bikamunanira. Twarabaye ibipupe. Niba uzi ko uri mu bo mvuze hano, ukaba uzi ko uri mu bantu mvuze hano, umenye ko uri mu bantu b'ibipupe dutunze. Nimba uzi ko uri muri izo kategori navuze mvuze nsoreje, menya ko uri mu bantu
badafite ikintu bazamarira igihugu akamaro. Ntabwo uzavamo umusirikare, ntuzavamo umupolisi, ntuzavamo umuyobozi, ntiwavamo meya, ntiwavamo umuyobozi wa kampani runaka ikomeye waramaze kwangirika kuri urwo rwego ngo uyiteze imbere. Bazagushyiramo kubw'ikimenyane ariko ntabwo wayiteza imbere, nta kintu wayimarira. Reka rero mbashimire urukundo rwanyu mudahema kutwereka, mukomeze mudushyigikire, mukora comment cyane kurusha ibindi kugira ngo tumenye ibyo twakosora mu biganiro tubaha, turusheho gutezanya imbere. Kandi numva ikiganiro cyakunyuze, urebe umuntu uzi uteye utyo, umuntu umeze gutyo, kimwoherereze kugira ngo nawe arebe ko yagaruka. Dukomeze twigishanye kugira ngo turebe ko twagaruka, tukagarura ubumuntu, tukongera twaba abantu bafite ubwenge buzima butekereza, tukongera tukazavamo abantu bakora ibintu bikomeye nk'ibyo tubona abatubanjirije bakoze. Mwakoze cyane, Imana yo mu ijuru ikomeze ibandinde.